mu gihugu cy'u Rwanda ngira ngo nko muri kugenda mubireba mu makorosi bararyama my friend bararyama mu makorosi bararyama ibyatsi bikabaza ngo ninde uciye aha ninde unyuza aha imodoka nizikurikira murabona Sonatube ibintu bimeze neza cyane ukireba ubwiza bwa hano Sonatube uhita ubona igisobanuro cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda ahari decoration navuga ko ikoranye ubuhanga aho umuntu areba byonyine niyo atareba igare akirebera uburyo hadekoye hateguye neza uhita wumva ko waguma ukihera akajisho mbibutse ko iyi tariki ni 20 nenye ngira ngo 20 nenye hanyuma akaba aribwo dukomeje ibi birori ku rwego rw'isi bikaba birimo bibera hano mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo ntabwo amakuru mfite nayo ko tutazongera kureba ukwe cyangwa se batazongera guhagurutsa abantu nkuko mwabonaga abakinnyi bari kugenda baza aha wamubonye umusore aramwometse wabibonye ngira ngo murabibona aramudepashije ebana kabisa induru ziravuza hano Sonatube ibintu bimeze neza narimbabwiye ngo mwibuke ko ejo ku munsi w'ejo aribwo aba basore bazatangira kugendera mu gikundi nibwo bazatangira kugendera mu gikundi ubwo abantu biteze ku munsi w'ejo ibizaba biri kubera mu muhanda noneho nakabarore mbona kubwira umuntu waba utari yakora kuri subscribe ngo kanda kuri subscribe hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi uko mboretse hano uje uba uwa mbere mu kubasha kumenya ibibaye kanda kuri subscribe hanyuma nshuti yanjye niba wifuza no kwamamaza uduhamagare kuri 0782497996 yes hanyuma nshuti yanjye muvandimwe uyu ni wo mwanya kandi nicyo gihe cyo kugira ngo mbashe kuba nakwereka udushya turi kugenda tubera hano mu muhanda igare ryanditse amateka hano Kicukiro mu muhanda wa Sonatube amateka atazibagirana ngira ngo guhera Sonatube ukamanuka hano Rwandex na amateka adasanzwe aho igare umuhungu ari guturuka haruka kabisa umusore akarikata hafi gukora ku butaka abantu benshi bari kugeraho bagapfuka ku maso bakavuga ati ibintu tubonye ntabwo byumvikana bati zini inzozi ntabwo ari ibintu umuntu yabasha guhita yumvisha kuko aba basore ikigaragara cyo nuko bameze nabi cyane hano ku igare hanyuma abanyariberia bo bari kuhagera mu byukuri abantu benshi kumva ko babonye ikintu kidasanzwe kurushaho cyane ko hano dufite abafana mu gace ka Sonatube mu nzira nagenyuramo zose nagezeho ngera na Sonatube nkuko ndi kugenda mbibereka Sonatube Rwandex hanyuma kwa Mironko ku mazi aho bita mu Kanogo aho se nagiye mpanyura ngira ngo ngende mbarebera uko byifashe ku igare ngira ngo rero nkuko muri kugenda mubibona nyine nudushya dutandukanye mbona kubwira ngo ntukureho kuko ibyiza biri imbere na cyane ko turaza kugera naho tubereka hamwe haterera hamwe mushaka kureba umukinnyi mu maso ariko mu byukuri ndakubwiza ukuri abasore hano bameze neza ku igare cyane bameze neza ku igare nawe navuga ngo bameze nabi nawe navuga ngo bameze neza sinzi ikinyarwanda nabinyuzamo ariko ninkubwira ngo igare ryabaye igare ryabaye indege hano aha mureba ni Rwandex abazi Rwandex ngira ngo Rwandex rero ku bantu batazi ni mu karere ka Kicukiro hariya rwose uri hafi ahari mu nganda na hangaho kabisa abazi Rwandex hano imbere kwa Gitwaza gatoya ngira ngo niho murimo mureba aba basore barimo bakata muri irikoni ngira ngo rero nababwiye ko nzajya mbagezaho akantu kandi uko ibintu bigiye bihagaze mu byukuri ntabwo babyoroshye muri uyu muhanda bitewe nuko
ingendo zimwe na zimwe, imihanda imwe bifunze kugira ngo umuntu azabashe kuba yagera ku location yose, bikagorana, ariko muzajya mwihangana nyine, nanjye nakomba ntagize kugira ngo ngende mbagezaho hirya no hino mu masite atandukanye uko bigiye byifashe, uko amakorosi ameze. Ndabizi ko mukunda umunyenga wo mwikorosi, niyo mpamvu mbabera ahangaha aho umugabo akata igare, my friend, ibyatsi bigasigara bishyongoza. Umugabo akata igare, ibyatsi bigasigara bishyongoza. Wumve ngo n'imodoka ntikurikira. Byifashe bite, bimeze bite? Ese ninde uraza kuba yakwegukana iyi tape? Ese ninde uraza kuba wicaye ku ntebe y'icyubahiro? Ese uyu munsi biraza kuba birangira bite? Wijya kure kugira ngo tubashe kuba twakumara amatsiko, tukwereke akantu ko kandi, kuko ibintu ntabwo bisanzwe, ngira ngo namwe murimo muragenda mubireba. Mbona gushimira abantu bahagaze hano ku muhanda kabisa, umutekano umeze neza, uhereye aho iyi mikino iri guhagurukira kurinda uzunguruka imihanda yose aho twagiye tunyura. Umutekano umeze neza cyane kabisa, ewana kabisa, ibintu bimeze neza. Mbona ko wongera kubibatsa ngo n'u Rwanda rwacu ruri ku micyo kabisa. Ngira ngo nureba ubwiza bw'iyi mihanda, ukareba ubwiza bw'aya makaritsiye, urahita wibwira ko nyine ibintu bimeze neza cyane. Yes, mwabibonye n'abazungu barimo baramanuka, bameze nabi kabisa. Ariko mbona no kongera kubibutsa ko dufitemo n'abanyarwanda, hanyuma kandi nkongera nkanabibutsa ko ari isiganwa ry'amagare riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda ku rwego rw'isi. Irushanwa kabisa riri kuba ku rwego rw'isi. Aba bahanga aba basore b'inzobere mu gutwara igare, bose inzobere mu gutwara igare zikaba zateraniye hano mu Rwanda, zije kugira ngo zitwereke ibyishimo bidasanzwe ndetse zitwereke ubuhanga. Bajya bavuga ngo nyiramaso yerekwa bikeya ibindi akirebera. Niyo mpamvu nanjye mbanashyizeho kamera kabisa kugira ngo mubashe kuba mwahereza akajisho, kabisa, na cyane ko hano ureba igare riratambuka, ibyatsi bigasigara bibaza ngo ninde unyuza aha. Igare riratambuka hano, ibyatsi cyangwa se ibiti byo ku muhanda bigasigara bibaza ngo ninde unyuza aha, my friend. Ibintu bimeze neza cyane, kuba utahagaze hano ngo urebe ibiri kuhabera n'igihombo. Rero ngira ngo muri kugenda mureba aho umusore aryama mu igare kabisa agasinzira. Umusore araryama mu igare kabisa nagasinzira, akamanuka, ibyatsi bigasigara bisiganuza bikababaza ngo ninde unyuza aha. Ni igare aho turi gukurikirana imikino y'amagare ku rwego rw'isi, imikino iri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho abasore, inzobere, abahanga, ba mudasobwa, bamwe babasore kabisa batajegajezwa ku igare, bose bateraniye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nko muri kugenda mubireba, mu makorosi bararyama, my friend, bararyama mu makorosi, bararyama, ibyatsi bikabaza ngo ninde uciye aha, ninde unyuza aha. Imodoka nizikurikira, murabona Sonatube, ibintu bimeze neza cyane. Ukireba ubwiza bwa hano Sonatube, uhita ubona igisobanuro cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahari dekorasiyo navuga ko ikoranye ubuhanga, aho umuntu areba byonyine niyo atareba igare akirebera uburyo hateguye neza, uhita wumva ko waguma ukihera akajisho. Mbibutse ko iyi tariki ni 24 ngira ngo 24 hanyuma akaba aribwo dukomeje ibi birori ku rwego rw'isi, bikaba birimo bibera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ntabwo amakuru mfite nayo ko tutazongera kureba umwe
ukwe cyangwa se batazongera guhagurutsa abantu nk'uko mwabonaga abakinnyi bari kugenda baza. Aha wamubonye umusore aramwometse, wabibonye ngira ngo murabibona, aramudepashije ebana kabisa, induru ziravuza hano Sonatube, ibintu bimeze neza. Nari mbabwiye ngo mwibuke ko ejo ku munsi w'ejo aribwo aba basore bazatangira kugendera mu gikundi, nibwo bazatangira kugendera mu gikundi, ubwo abantu biteze ku munsi w'ejo ibizaba biri kubera mu muhanda. Noneho nakabarore mbona kubwira umuntu waba utari yakora kuri subscribe ngo kanda kuri subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi uko mbonetse hano, ujye uba uwa mbere mu kubasha kumenya ibibaye. Kanda kuri subscribe, hanyuma nshuti yanjye niba wifuza no kwamamaza uduhamagare kuri 0782499796 0788499796. Iyo niyo nimero wabasha kwamamarizaho ushatse ko twamamariza tukabana mu bikorwa nk'ibi ngibi. Hanyuma mbibutse ngo ni igare ryawe hafi yawe, ibintu bikomeje kugenda birushaho kuryoha. Nari ndimo mbabwira ni ejo tuzaba twinjiye muri ya masiganwa, ubwo bazajya bahagurutse mu gikundi cy'abantu benshi. Aho rero niho ruzingiye. Noneho my friend, kubona abasore nk'aba bataka nk'aba ngaba barutayizamu nk'aba ngaba barimo bahatanira hamwe, hazaca uwambaye my friend, hazaca uwambaye. Ndababwiza ukuri, ibintu bizaba bikaze cyane, hanyuma ngira ngo reka mbarekere kuri kamera mube muha akajisho, nanjye mbanze nsome kutuzi, hanyuma ndaje ngaruke mu kanya dukomeze tunezerwe twishimane, haba abanyarwanda ndetse n'abimahanga, na cyane ko hano imihanda yose yuzuye abafana, haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byose bigize iyi si dutuyeho. Ngaye nguko reka mbashimire kandi nkomeze magire ngo mukomeze muryoherwe n'ibi byiza tugenda tubagezaho umunota ku munota, isagonda ku isagonda, isaha ku isaha, gatanu kuri gatanu, umunsi ku munsi tujye tubana mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nkuko muri kugenda mubireba mu makorosi bararyama my friend, bararyama mu makorosi, bararyama, ibyatsi bikabaza ngo ninde uciye aha, ninde unyuza aha, imodoka nizikurikira. Murabona Sonatube ibintu bimeze neza cyane. Ukireba ubwiza bwa hano Sonatube uhita ubona igisobanuro cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahari dekorasiyo navuga ko ikoranye ubuhanga, aho umuntu areba byonyine niyo atareba igare akirebera uburyo hateguye neza, uhita wumva ko waguma ukihera akajisho. Mbibutse ko iyi tariki ni 24 ngira ngo 24 hanyuma akaba aribwo dukomeje ibi birori ku rwego rw'isi, bikaba birimo bibera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ntabwo amakuru mfite nayo ko tutazongera kureba ukwe cyangwa se batazongera guhagurutsa abantu nk'uko mwabonaga abakinnyi bari kugenda baza. Aha wamubonye umusore aramwometse, wabibonye ngira ngo murabibona, aramudepashije ebana kabisa, induru ziravuza hano Sonatube, ibintu bimeze neza. Nari mbabwiye ngo mwibuke ko ejo ku munsi w'ejo aribwo aba basore bazatangira kugendera mu gikundi, nibwo bazatangira kugendera mu gikundi, ubwo abantu biteze ku munsi w'ejo ibizaba biri kubera mu muhanda. Noneho nakabarore mbona kubwira umuntu waba utari yakora kuri subscribe ngo kanda kuri subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi uko mbonetse hano, ujye uba uwa mbere mu kubasha kumenya ibibaye. Kanda kuri subscribe, hanyuma nshuti yanjye niba wifuza no kwamamaza uduhamagare kuri 0782499796.
Yes, hanyuma nshuti yanjye muvandimwe, uyu ni wo mwanya kandi nicyo gihe cyo kugira ngo mbashe kuba nakwereka udushya turi kugenda tubera hano mu muhanda. Igare ryanditse amateka hano Kicukiro mu muhanda wa Sonatibe, amateka atazibagirana. Ngira ngo guhera Sonatibe ukamanuka hano Rwandex ni amateka adasanzwe, aho igare umuhungu ari guturuka haruguru kabisa, umusore akarikata hafi gukora ku butaka. Abantu benshi bari kugeraho bagapfuka ku maso bakavuga ati ibintu tubonye ntabwo byumvikana, bati zini inzozi ntabwo ari ibintu umuntu yabasha guhita yumvisha, kuko aba basore ikigaragara cyo nuko bameze nabi cyane hano ku igare. Hanyuma abanyariberiya bo bari kuhagera, mu by'ukuri abantu benshi kumva ko babonye ikintu kidasanzwe kurushaho, cyane ko hano dufite abafana mu gace ka Sonatibe. Mu nzira nagiye nyuramo zose nagezeho ngera na za Sonatibe nkuko ndi kugenda mbibereka, Sonatibe, Rwandex, hanyuma kwa Mironko, ku mazi aho bita mu Kanogo, aho se nagiye mpanyura ngira ngo ngende mbarebera uko byifashe ku igare. Ngira ngo rero nkuko muri kugenda mubibona nyine nudushya dutandukanye, mbona kubwira ngo ntukureho kuko ibyiza biri imbere, na cyane ko turaza kugera naho tubereka hamwe haterera, hamwe mushaka kureba umukinnyi mu maso. Ariko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri, abasore hano bameze neza ku igare cyane, bameze neza ku igare. Nawe navuga ngo bameze nabi, nawe navuga ngo bameze neza, sinzi ikinyarwanda nabinyuzamo, ariko ninkubwira ngo igare ryabaye igare ryabaye indege. Hano aha mureba ni Rwandex, abazi Rwandex, ngira ngo Rwandex rero ku bantu batazi ni mu karere ka Kicukiro, hariya rwose uri hafi ahari mu nganda, na hangaho kabisa. Abazi Rwandex hano imbere kwa Gitwaza gatoya, ngira ngo niho murimo mureba aba basore barimo bakata muri irikoni. Ngira ngo rero nababwiye ko nzajya mbagezaho akantu ku kandi uko ibintu bigiye bihagaze. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye muri uyu muhanda, bitewe nuko ingendo zimwe na zimwe imihanda imwe bifunze, kugira ngo umuntu azabashe kuba yagera ku ma location yose bikagorana. Ariko muzajya mwihangana nyine, nanjye nakomba ntagize kugira ngo ngende mbagezaho hirya no hino mu masite atandukanye uko bigiye byifashe, uko amakorosi ameze. Ndabizi ko mukunda umunyenga wo mu ikorosi, niyo mpamvu mbabera ahangaha aho umugabo akata igare, my friend, ibyatsi bigasigara bishyongoza. Umugabo akata igare, ibyatsi bigasigara bishyongoza. Wumve ngo n'imodoka ntikurikira. Byifashe bite, bimeze bite? Ese ninde uraza kuba yakwegukana iyi tape? Ese ninde uraza kuba wicaye ku ntebe y'icyubahiro? Ese uyu munsi biraza kuba birangira bite? Wijya kure kugira ngo tubashe kuba twakumara amatsiko, tukwereke akantu ko kandi, kuko ibintu ntabwo bisanzwe, ngira ngo namwe murimo muragenda mubireba. Mbona gushimira abantu bahagaze hano ku muhanda kabisa, umutekano umeze neza, uhereye aho iyi mikino iri guhagurukira kurinda uzunguruka imihanda yose aho twagiye tunyura. Umutekano umeze neza cyane kabisa, ewana kabisa, ibintu bimeze neza. Mbona ko wongera kubibatsa ngo n'u Rwanda rwacu ruri ku micyo kabisa. Ngira ngo nureba ubwiza bw'iyi mihanda, ukareba ubwiza bw'aya makaritsiye, urahita wibwira ko nyine ibintu bimeze neza cyane. Yes, mwabibonye n'abazungu barimo baramanuka, bameze nabi kabisa. Ariko mbona no kongera kubibutsa ko dufitemo n'abanyarwanda. Hanyuma kandi nkongera nkanabibutsa ko ari isiganwa ry'amagare riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda ku rwego rw'isi. Irushanwa kabisa riri kuba ku rwego rw'isi. Aba bahanga aba basore b'inzobere mu gutwara igare
bose inzobere mu gutwara igare zikaba zateraniye hano mu Rwanda zije kugira ngo zitwereke ibyishimo bidasanzwe ndetse zitwereke ubuhanga. Bajya bavuga ngo nyiramaso yerekwa bikeya ibindi akirebera. Niyo mpamvu nanjye mba nashyizeho kamera kabisa kugira ngo mubashe kuba mwahereza akajisho, kabisa, na cyane ko hano ureba igare riratambuka ibyatsi bigasigara bibaza ngo ninde unyuza aha. Igare riratambuka hano ibyatsi cyangwa se ibiti byo ku muhanda bigasigara bibaza ngo ninde unyuza aha. My friend, ibintu bimeze neza cyane kuba utahagaze hano ngo urebe ibiri kuhabera n'igihombo. Rero ngira ngo muri kugenda mureba aho umusore aryama mu igare kabisa agasinzira. Umusore araryama mu igare kabisa nagasinzira, akamanuka ibyatsi bigasigara bisiganuza bikababaza ngo ninde unyuza aha. Ni igare aho turi gukurikirana imikino y'amagare ku rwego rw'isi, imikino iri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho abasore, inzobere, abahanga, ba mudasobwa, bamwe babasore kabisa batajegajezwa ku igare, bose bateraniye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nko muri kugenda mubireba mu makorosi bararyama, my friend, bararyama mu makorosi, bararyama ibyatsi bikabaza ngo ninde uciye aha, ninde unyuza aha. Imodoka nizikurikira, murabona Sonatube ibintu bimeze neza cyane. Ukireba ubwiza bwa hano Sonatube uhita ubona igisobanuro cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahari dekorasiyo navuga ko ikoranye ubuhanga, aho umuntu areba byonyine niyo atareba igare akirebera uburyo hateguye neza, uhita wumva ko waguma ukihera akajisho. Mbibutse ko iyi tariki ni 24 ngira ngo 24 hanyuma akaba aribwo dukomeje ibi birori ku rwego rw'isi, bikaba birimo bibera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ntabwo amakuru mfite nayo ko tutazongera kureba ukwe cyangwa se batazongera guhagurutsa abantu nkuko mwabonaga abakinnyi bari kugenda baza. Aha, wamubonye umusore aramwometse, wabibonye ngira ngo murabibona, aramudepashije ebana kabisa, induru ziravuza hano Sonatube, ibintu bimeze neza. Nari mbabwiye ngo mwibuke ko ejo ku munsi w'ejo aribwo aba basore bazatangira kugendera mu gikundi, nibwo bazatangira kugendera mu gikundi, ubwo abantu biteze ku munsi w'ejo ibizaba biri kubera mu muhanda. Noneho nakabarore mbona kubwira umuntu waba utari yakora kuri subscribe ngo kanda kuri subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi uko mbonetse hano, ujye uba uwa mbere mu kubasha kumenya ibibaye. Kanda kuri subscribe, hanyuma nshuti yanjye niba wifuza no kwamamaza uduhamagare kuri 0782499796 0788499796. Iyo niyo nimero wabasha kwamamarizaho ushatse ko twamamariza tukabana mu bikorwa nk'ibi ngibi. Hanyuma mbibutse ngo ni igare ryawe hafi yawe, ibintu bikomeje kugenda birushaho kuryoha. Narindi mbabwira ni ejo tuzaba twinjiye muri y'amasiganwa, ubwo bazajya bahagurutse mu gikundi cy'abantu benshi. Aho rero niho ruzingiye. Noneho my friend, kubona abasore nk'aba bataka nk'aba ngaba barutayizamu nk'aba ngaba barimo bahatanira hamwe, hazaca uwambaye, my friend, hazaca uwambaye. Ndababwiza ukuri, ibintu bizaba bikaze cyane, Hanyuma ngira ngo reka mbarekere kuri kamera mube muha akajisho, nanjye mbanze nsome kutuzi, hanyuma ndaje ngaruke mu kanya dukomeze tunezerwe twishimane
haba abanyarwanda ndetse n'abimahanga, na cyane ko hano imihanda yose yuzuye abafana, haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byose bigize iyi si dutuyeho. Ngaye nguko reka mbashimire kandi nkomeze magire ngo mukomeze muryoherwe n'ibi byiza tugenda tubagezaho umunota ku munota, isagonda ku isagonda, isaha ku isaha, gatanu kuri gatanu, umunsi ku munsi tujye tubana, hanyuma dukomeze twihere akajisho mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nkuko muri kugenda mubireba, mu makorosi bararyama, my friend, bararyama mu makorosi, bararyama, ibyatsi bikabaza ngo ninde uciye aha, ninde unyuza aha, imodoka nizikurikira. Murabona Sonatube ibintu bimeze neza cyane. Ukireba ubwiza bwa hano Sonatube uhita ubona igisobanuro cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahari dekorasiyo navuga ko ikoranye ubuhanga, aho umuntu areba byonyine niyo atareba igare akirebera uburyo hadekoye hateguye neza, uhita wumva ko waguma ukihera akajisho. Mbibutse ko iyi tariki ni 24 ngira ngo 24 hanyuma akaba aribwo dukomeje ibi birori ku rwego rw'isi, bikaba birimo bibera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ntabwo amakuru mfite nayo ko tutazongera kureba ukwe cyangwa se batazongera guhagurutsa abantu nkuko mwabonaga abakinnyi bari kugenda baza. Aha, wamubonye umusore aramwometse, wabibonye ngira ngo murabibona, aramudepashije ebana kabisa, induru ziravuza hano Sonatube, ibintu bimeze neza. Nari mbabwiye ngo mwibuke ko ejo ku munsi w'ejo aribwo aba basore bazatangira kugendera mu gikundi, nibwo bazatangira kugendera mu gikundi, ubwo abantu biteze ku munsi w'ejo ibizaba biri kubera mu muhanda. Noneho nakabarore mbona kubwira umuntu waba utari yakora kuri subscribe ngo kanda kuri subscribe, hanyuma tujye tubana umunsi ku munsi uko mbonetse hano, uje uba uwa mbere mu kubasha kumenya ibibaye. Kanda kuri subscribe, hanyuma nshuti yanjye niba wifuza no kwamamaza uduhamagare kuri 0724949796. Yes, hanyuma nshuti yanjye muvandimwe, uyu ni wo mwanya kandi nicyo gihe cyo kugira ngo mbashe kuba nakwereka udushya turi kugenda tubera hano mu muhanda. Igare ryanditse amateka hano Kicukiro mu muhanda wa Sonatube, amateka atazibagirana. Ngira ngo guhera Sonatube ukamanuka hano Rwandex ni amateka adasanzwe, aho igare umuhungu ari guturuka haruguru kabisa, umusore akarikata hafi gukora ku butaka. Abantu benshi bari kugeraho bagapfuka ku maso, bakavuga ati ibintu tubonye ntabwo byumvikana, bati zini inzozi ntabwo ari ibintu umuntu yabasha guhita yumvisha, kuko aba basore ikigaragara cyo nuko bameze nabi cyane hano ku igare. Hanyuma abanyariberiya bo bari kuhagera, mu by'ukuri abantu benshi kumva ko babonye ikintu kidasanzwe kurushaho, cyane ko hano dufite abafana mu gace ka Sonatube. Mu nzira nagiye nyuramo zose nagezeho ngera na za Sonatube nkuko ndi kugenda mbibereka, Sonatube, Rwandex, hanyuma kwa Mironko, ku mazi aho bita mu Kanogo, aho se nagiye mpanyura ngira ngo ngende mbarebera uko byifashe ku igare. Ngira ngo rero nkuko muri kugenda mubibona nyine nudushya dutandukanye, mbona kubwira ngo ntukureho kuko ibyiza biri imbere. Na cyane ko turaza kugera naho tubereka hamwe haterera, hamwe mushaka kureba umukinnyi mu maso, ariko mu by'ukuri ndakubwiza ukuri, abasore hano bameze neza ku igare cyane, bameze neza ku igare. Nawe navuga ngo bameze nabi, nawe navuga ngo bameze neza, sinzi ikinyarwanda nabinyuzamo, ariko ninkubwira ngo igare ryabaye igare ryabaye indege,
hano aha mureba ni Rwandex, abazi Rwandex, ngira ngo Rwandex rero ku bantu batazi ni mu karere ka Kicukiro, hariya rwose uri hafi ya ahari mu nganda, nahangaho kabisa abazi Rwandex hano imbere kwa Gitwaza gatoya, ngira ngo niho murimo mureba aba basore barimo bakata muri irikoni. Ngira ngo rero nababwiye ko nzajya mbagezaho akantu ku kandi uko ibintu bigiye bihagaze. Mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye muri uyu muhanda bitewe nuko ingendo zimwe na zimwe imihanda imwe bifunze kugira ngo umuntu azabashe kuba yagera kuma location yose bikagorana, ariko muzajya mwihangana nyine nanjye nakomba ntagize kugira ngo ngende mbagezaho hirya no hino mu masite atandukanye uko bigiye byifashe, uko amakorosi ameze. Ndabizi ko mukunda umunyenga wo mu ikorosi, niyo mpamvu mbabera ahangaha aho umugabo katigare my friend ibyatsi bigasigara bishyongoza. Umugabo katigare ibyatsi bigasigara bishyongoza, wumve ngo ni imodoka ntikurikira. Byifashe bite, bimeze bite? Ese ninde uraza kuba yakwegukana iyi tape? Ese ninde uraza kuba wicaye ku ntebe y'icyubahiro? Ese uyu munsi biraza kuba birangira bite?